Ibihe byiza kuri mwese mukurikira BTN TV muri aya masaha. Uyu numwe tubagezaho amakuru, akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba, abaturage barwanyije abapolisi bari mu bikorwa byo kurwanya ubucuruzi butemewe. Naho mu karere ka Musanze, umugore yishe umugabo warangije nawe yishyira mu kagozi ariyahura. Hanze y'u Rwanda turaza kuvuga ko umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo General Rudani Mapwanya yatangaje ko umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC washyizeho itsinda rishinzwe kwihutisha imyiteguro yo gutaha kw'ingabo zabo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikaze makuru ku buryo burambuye, na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola, ni kumwe na Pasi ku buhanga bw'ibyuma. Tubahaye ikaze. Aya makuru murasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook na YouTube, hose ni BTN TV Rwanda. Reka ntangire amakuru mbabwira ngo uwa gatanu mutagatifu mwiza ku bakristo ndetse no kubabyizera. Niyo mpamvu muri studio za BTN TV kuri ubu ntago ndi njyenyine, ndi kumwe na Padiri. Aratangira atwibwira, tubwira imirimo ye, hanyuma tunakomeze. Padiri, tubahaye ikaze. Nitwa Padiri Nkundimana Theophile, ndi umupadiri wa Diyoseze ya Kigali. Mu mirimo nshinzwe harimo kuba ijisho ry'umwepiskopi muri komisiyo y'imihango mitagatifu, itangwa ry'amasakaramentu n'imyitozo nyobokamana. Naho habarizwa nyine ibyo bikorwa bijyanye no guhimbaza icyumweru gitagatifu. Yego, natangira mbabwira ngo uwa gatanu mutagatifu mwiza. Murakoze cyane. Aha, niki uyu wa gatanu mutagatifu ubusobanuye mu buzima bwa Gikristo? Uwa gatanu mutagatifu ni umunsi ukomeye cyane, kuko ni umunsi ufatwa nk'irango ry'imibereho y'abakirisitu. Kuri uwa gatanu mutagatifu duhimbaza urupfu rwa Yezu Kirisitu, Yezu umucunguzi wabe bamwemera w'abantu bose. Ariko bikaba bitari byaraheze kuri urwo rupfu gusa, ahubwo byarageze no kwizuka. Kuba yarapfuye akazuka, nibyo bituma uwo munsi uba umunsi mukuru ukomeye, kandi umunsi w'agaciro gakomeye ku babyemera, ku bakirisitu. Akaba ari umunsi rero wo kwifatanya na Yezu muri urwo rugendo rwo gucungura abantu n'isi. Ariko uwo munsi nyine ubanzirizwa n'igihe cy'iminsi 40 twita igisibo. Icyo gisibo akaba ari igihe nyine cyo kuzirikana ku buryo bwa hafi inzira Imana yakoresheje inyuze mu mwana wa Yezu Kristo kugira ngo ashobore gucungura abantu, abapfira, akazuka. Icyo gisibo kikarangwa no gusenga cyane, no gusiba, kwigomwa ndetse no gufashanya mu bikorwa by'urukundo binyuranye. Hanyuma niki gituma duhimbaza urupfu rwa Yezu Kristo kandi tukabifata nk'ibyishimo kugira ngo bitubabaza, ahubwo ko yapfuye? Mu busanzwe ntawe ushimishwa n'urupfu, cyane cyane iyo ari urupfu rw'inshuti, rw'umukunzi, rw'umumenyi. Ariko urupfu rwa Yezu Kristo rwo ntabwo rusanzwe. Ntabwo rusanzwe kuko rufite ubutumwa bwihariye bw'umugambi mugari w'Imana watangiye kuva kera, kuva isi kiremwa, wo gushakisha uburyo umuntu yasubirana isura nzima yamuremanye, kuko igihe yari amaze gucumura mu ntangiriro z'ibyaremwe, asuzuguye Imana. Imana yashakishije uburyo igenda ishaka kumusubiza ku murongo yamuremanye, imutuma abahanuzi, imutuma abacamanza, imutumaho abantu benshi mu muryango wa Isiraheli. Ariko umuntu agakomeza kunangira. Ku bw'indundiro rero iza kohereza umwana wayo w'ikinege Yezu Kristo, waje kugira ngo asoze uwo mugambi wo gucungura abantu. Biba ngombwa rero ko apfa kugira ngo uwo mugambi usohoke. Arapfa, arazuka. Ko kuzuka rero, ubwo rupfu n'izuka bye akaba ari ibanga rikomeye ryo kwemera abemera Imana, abemera Kristo, abemera Imana muri Yezu Kristo nyine. Bifite agaciro gakomeye cyane mu buzima bwabo, kuko uwo mugambi wo gukiza muntu nawo mugambi ufungura amarembo y'ubugingo bw'iteka
twizeye kuzaronka nyuma y'ubu buzima turimo hano ku isi. Ni uwa gatanu mutagatifu, ni uwa gatanu Yezu Kristu yapfuye, ariko se kuki Yezu yagomba kubabara no gupfa kugira ngo abakristu cyangwa se abaturage muri rusange dukizwe? Imana yashobora gukoresha n'ubundi buryo, Yego. ariko ubwo buryo bwo gutanga igitambo nibwo yashimye yuko bukoreshwa, cyane cyane ko no mu muco nyine w'Abayahudi dukesha uko kwemera, gutura igitambo ugitura Imana wari umuco. Bityo rero Imana nayo yatambye umwana wayo kugira ngo igaragaze agaciro k'ibitambo byose abo mu muryango wa Isiraheli batanze, kandi byose ibyo bitambo byabo babikoraga kugira ngo bisanishe n'Imana. Iyo rero ibikoze kugira ngo yishanishe n'abantu, yiremeye kurushaho kugira ngo irusheho kubigarurira nk'uko yari bifite umugambi wayo w'ibanze mu kuremwa kwabo. Yego, ni uwa gatanu mutagatifu, ni uwa gatanu ufite icyo usobanuye ku buzima bw'abakristo muri rusange. Uyu munsi haba hateganyijwe ibihe bikorwa, cyangwa se tuvuge nko muri Archdiocese ya Kigali mubereyemo umuyobozi cyangwa se mufitemo imirimo, ni uwa gatanu mumara ese muriyiriza nk'uko muba muri mu gisibo bisanzwe, ni uwa gatanu uba ufite uwuhe mwihariko utandukanye n'indi minsi mwari mumaze mu gisibo? Muri Kiliziya no kuzirikana ku bubabare n'urupfu bya Yezu Kristu. Hakaba rero ibikorwa binyuranye, harimo bakora inzira y'umusaraba, ariko twese ku isaha ya 9 tugahurira ku muhimbazo w'ububabare bwa Nyagasani Yezu Kristu, ugizwe no kumva ijambo ry'Imana, kuritega amatwi no kurisobanukirwa, ndetse n'amasengesho yo gusabira abantu bose nta n'umwe uvuyemo. Hanyuma hakaba umuhango wo kuramya umusaraba watubambiweho Yezu Kristu nyine, hakaba n'igice cyo guhabwa Yezu Kristu mu Eucharistia nyine, ariko nta misa iba yabaye. Eucharistia abakristu bahabwa ni ziba zateguwe mu misa yo Kane Mutagatifu. Wa Kane Mutagatifu nawe tukibutsa yuko ari umunsi w'intangiriro y'inyabutatu ya Pasika, aho duhimbaza iremwa ry'Eucharistia. Yezu yaremye Eucharistia mbere yuko atangira urugendo rwo gupfira abantu, kugira ngo abasigire ifunguro, abasigire inkomezi zituma batazacika intege mu buzima bwabo. Mu gitondo haba habanje na misa y'amavuta, itagatifuzwa amavuta akoreshwa mu guhimbaza amasakaramentu anyuranye mu buryo bwo kutagatifuza imbaga y'Imana. Yego, kuri uyu wa gatanu mutagatifu ni byinshi twavugaho, ariko kandi njya numva babandi batari abakristo cyangwa se abari mu isi yabo bavuga bati uyu munsi nibwo Yuda yagambaniye Yezu Kristu. Ese ya bizu ya Yuda ni uyu munsi cyangwa n'undi munsi ubanza? Ntabwo ari uyu munsi nyirizina. Uyu munsi ahubwo ni ishyirwa mu bikorwa ry'ubugambanyi bwe, kuko ubwo bugambanyi bwabaye mu mugoroba wa kane nyuma nyine yisangira, ariho yasohotse asanga abategeka b'umuryango wa Isiraheli ababwira ati murampe iki kugira ngo mubagabize. Uyu munsi rero ni ishyirwa mu bikorwa ry'ubwo bugambanyi. Ntabwo ari uyu munsi byabaye nyirizina, ariko uyu munsi umuntu yavuga ko ari ishyirwa mu bikorwa by'ubwo bugambanyi, aho yagiye bamufashe nyine muri rukerera, urubanza rugatangira kugeza igihe aciriwe urubanza rwo gupfa, arabambwa, arapfa, arahambwa. Yego, yarapfuye, ariko urupfu ntabwo rwamuheranye, kuko nyine nyuma y'urupfu habaye izuka. Yego, ni nabyo ngira ngo dukomozeho ku bijyanye na Pasika. Turabizi neza, cyangwa se abakristu, abaturage bose muri rusange barabizi ko Yezu Kristu yabambwe agapfa, ariko kandi nyuma y'iminsi 3 akazuka. Ndagira ngo dukomoze ku bijyanye na Pasika. Pasika isobanura iki mu buzima bw'umukristu, bw'abakristu muri rusange? Pasika duhereye mu ntangiriro y'ubuzima
bw'abayahudi mu muryango wa Israel muri rusange. Bifite isoko ruriya rugendo bakoze bava mu bucakara bwa Farawo. Imana yari yabanje gutanga ikimenyetso izifashisha kugira ngo ishobore gusohora abanyayisiraheli mu Misiri. Icyo kimenyetso rero yari intama basangiye, hanyuma amaraso yayo bakayasiga ku bizingiti by'inzugi kugira ngo Imana niza guhita ishobore kumenya umunyayisiraheli ninde, hanyuma ibatangiza urugendo rwo gusohoka mu bucakara bwa Farawo. Uko guhita rero ishakisha cyangwa se irokora abo banyayisiraheli bavana mu bucakara bwa Farawo niyo Pasika, guhita. Bityo rero Pasika nkirisitu rero ni umuntu yavuga yuko ariko ni ukugenekereza, umuntu yavuga ko Imana ihita mu mateka ya muntu kugira ngo iyasukure yifashishije urupfu rwa Nyagasani Yezu Kristo. Ni ukuvuga Yezu yagombye kunyura mu rupfu, guhita mu rupfu kugira ngo azukane umutsindo, uwo mutsindo awurage abe bose. Yego, ni Pasika yizihizwa ari ku cyumweru, ni Pasika yizihizwa mu minsi itandukanye. Ese nta tariki nyirizina izwi yaba Yezu Kristo yarazutseho? Kuki Pasika ihimbazwa ku minsi itandukanye buri mwaka? Nibyo, Pasika ihimbazwa ku matariki anyuranye kubera ko igendera ku bihe bine bigize ibihe by'isi. Bityo rero ikaba igendera cyane cyane mu byo bita mu Gifaransa equinoxe d'hiver. Ni ukuvuga igihe cy'ubukonje, igihe kirangirira. Yego. Igihe kirangirira rero ku buryo abahanga bateganyije ko nibura kirangira kuri 31 z'ukwezi kwa gatatu. Bityo rero Pasika ikaba ishobora guhimbazwa hagati y'itariki ya 31 n'itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu na 21 z'ukwezi kwa kane, bitewe n'aho ibihe byatangiye kugenda neza. Ni itariki yagiweho impaka nyinshi, gushyiraho itariki ntarengwa ntayezwa, ariko ikaba ihura buri gihe n'itariki bivugwa yuko Imana yahise muri kiriya gihe ivana abanyayisiraheli mu Misiri. Bavuga ko ari 14 le 14 nizon. Nayo ngabo bikunze guhura, niyo mpamvu ihora ihindagurika. Yego. Ariko icy'ingenzi ni igihimbazwa. Icy'ingenzi ntabwo ari itariki. Icy'ingenzi ni ibanga rihimbazwa rifitemo ireme ryo kwemera kw'abakirisitu. Nkeka ko Pasika inagendana na ya minsi y'igisibo mamazemo iminsi igera kuri 40. Ese iki gisibo gifite aho gihurira n'imibabaro ya Yezu? Ni ukuvuga ngo ni iki twakwiga kuri uru rugendo rwa Yezu Kristo mu mibabaro, cyane ko dore ku isi n'ubundi ni imibabaro. Abantu uyu munsi baba baseka, ejo bakababara. Mu butayu mu minsi 40 yamaze asenga asaba Imana, ese hari aho byaba bihurira? Icya mbere tugomba kumenya nuko iriya minsi 40 ishushanya urugendo Yezu yakoze yitegura gutangira ubutumwa, gutangira ku mugaragaro ubutumwa. Yego. Bityo rero yagomba kwishakamo imbaraga. Niyo mpamvu muri uriya butayu yahuyemo n'ibigeragezo, nk'uko byanditswe bitagatifu bitubwira, byamukomeje kugira ngo niyinjira mu butumwa abukore ku buryo budasubirwaho. Mu kwinjira mu gisibo rero nk'abakirisitu tubyerekezaho, tuba tuzirikana ko ububabare n'ubwo umuntu yahura nabwo, n'ubwo umuntu yahura n'ingorane zingana zute, ariko ntabwo arizo zifite ijambo rya nyuma, kuko ijambo rya nyuma rifitwe n'Umuremyi, rifitwe n'Imana. Bityo rero muri uko kwigomwa, muri uko kwiyegereza Imana cyane, muri uko kwiyegereza bagenzi bacu mu bikorwa by'urukundo, tuba dukomeza guhamya yuko bwa bubabare niyo wahura nabwo hari umuntu ushobora kugufasha kubutsinda. Imana irahari kugira ngo ibutsinde,
hanyuma uko gufatanya n'uko kunga ubumwe n'uko gufatana mu nda bigatuma abantu bakomera mu kwemera bagakomeza urugendo bizeye kuzagera neza iyo bagana. Yego, uvuze kwizera, reka tugaruke no ku myemerere. Urumva hari igisibo cy'abayisilamu ejo bundi cyarangiye, uba wumva abakristo bavuga bati nyaboneka bagenzi bacu mwatubwiye ahantu turi burire umuceri. Ese ku gisibo cy'abagatulika cyangwa se cy'abakatolike ho haba kwisanzura, haba gusangira, haba kwishimira ko Yezu yazutse, bikorwa biti? Pasika ni umunsi mukuru ukomeye cyane. Ni umunsi, ni ipfundo ry'ukwemera kw'abakristo. Kuri uwo munsi rero ikintu kigaragaza ibyo byishimo ntangere nuko habaho guhimbaza amasakaramentu, cyane cyane mu ijoro rya Pasika ariryo twita ijoro rikuru ry'andi majoro yose. Habamo guhimbaza amasakaramentu y'ibanze. Amasakaramentu y'ibanze ni batisimu, gukomezwa n'ukarisitiya. Umva rero aho habaye ibirori nk'ibyo ngibyo, iyo birangiye abantu bavuye gusenga no mu rugo baranezerwa, kandi ntabwo banezerwa bonyine, banezerwa bari kumwe n'abandi n'abaturanyi n'inshuti n'abavandimwe aho ngaho. Ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi w'ibyishimo. Abaturanyi n'abakristo invitation barazibonye, ntabwo batumira uyu munsi. Invitation barazibonye. Pasika ibizwi igihe izabera, bategura amasakaramentu bariteguye bamaze imyaka 3 cyangwa se 2 bitegura, ku buryo rero Pasika ni umunsi mukuru w'ibyishimo. Ku cyambere hishimirwa Yezu watsinze urupfu, agatangariza ko yizuka, kandi agasezeranya abantu bose yuko ubugingo bw'iteka bubakinguriye nibabigiramo uruhare. Hanyuma icya kabiri akaba ari umunsi mukuru nanone ugaragaza ubumwe bw'abakristo, ubumwe bwo kwemera no n'ibyo byishimo byo guhimbaza amasakaramentu, bigatuma rero abantu barushaho kunga ubumwe. Sibo gusa kuko n'abaturanyi nabo baba bari kumwe, wenda ntibajyana mu isengesho, ariko mu buryo bwo guhimbaza ibyishimo mu muryango baba bari kumwe. Tugana no ku musozo, ni ubuhe butumwa waha abakristo badukurikiye muri aya masaha? Muri aya masaha natanga ubutumwa bugera kuri 3. Icya mbere, duhimbaje Pasika mu gihe gikomereye igihugu, twibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ngombwa rero muri uko kwihimbaza no kuzirikana ko abavandimwe n'inshuti n'abamenyi bose tukabasabira. Hanyuma icya kabiri, Pasika nayo tuyihimbaje akarere kacu kari gahungabanye mu bibazo by'umutekano. Ni ngombwa rero ko isengesho ryacu turyerekeza ku mwami w'amahoro. Yezu amaze kuzuka, ijambo rya mbere yavanye mu kanwa ke, yabwiye intumwa ze ati nimugire amahoro. Dusabe rero amahoro kugira ngo aganze mu karere kacu, imirimo yose ikorwa ishobore kugirira abantu akamaro. Hanyuma icya gatatu, duhimbaje iyi Pasika mu bihe hirya no hino hari ihungabana, umuntu yavuga ry'ubukungu, kubera iyo midugararo yose hirya no hino, ibiciro birazamuka ku masoko buri kanya. Ni ngombwa rero kumenya no kugira, mu gifaransa tukite moderation, mu buryo bwo gukoresha ibintu dufite, buri gihe duteganyiriza k'ejo kandi dukomeza gukora ku buryo ejo haba heza kurusha uyu munsi. Murakoze cyane Padiri, turabashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye. Nanjye ndabashimiye, kandi nifurije abakristo bose Pasika nziza, nifurije abantu bose Pasika nziza. Kristo watsinze ababere, komeza abere umwami w'amahoro n'urumuri rw'ubuzima bwanyu kugeza igihe muzagera mu bugingo bw'iteka. Murakoze cyane. Reka dutumikire abadutumye, turagaruka mu kanya n'andi makuru twabateguriye, ntimujye kure. Mvangiye kubarira 1 2 3 itugwamo. So 1 2 3 gwamo. One bro. Gwamo.
mbere kanda akanyenyeri 345 akanyenyeri 2 urwego maze nawe ugwemo. Ndanezero umunezero nsaba umutima ndakora akazi kanjye ndacatinga data ntizishira enda nawe gwamo wikwisondeka. Uraho, nitwa Anita Pendo, ndi umushyushya rugamba urenze, ariko ndi n'umubyeyi. Iyo ndimo gutegura amafunguro nkoresha Cube Discover. So impamvu nta yindi, zifite igicanga n'uburyohe ntagereranywa ku mafunguro yose, kandi ziri ku giciro cyiza. Ipaki ni 1000, ziraboneka mu maduka n'amasoko yose. Ku bashaka kurangura dukorera mu isoko rya Nyarugenge mu Nyange, cyangwa se wahamagara kuri iyo nimero. Discover Cube, ibanga ry'igikoni kuva 2019. Kigali Tente. Aba banyamwuga nibo bonyene babakorera amatenti y'ubwoko bunyura ibyifuzo byanyu, ako kanya mukayataha naho gutakaza umwanya n'amafaranga ngo murayatumiza mu mahanga. Barabakorera amatenti atwikira imodoka irangi ryayo ntiricuye kuko ricukubiri n'imvura n'izuba. Babakorera amatenti yisanzuye amwe yakira imisango, inama n'ibindi birori. Aba mu bukerarugendo namwe kandi Kigali Tent Take ibakorera amatenti yo gukambikamo ajyanye n'imiterere y'ikirere. Amarido yo muri tenta akumira amahuyeza ahubwo akinjiza amahumbezi, ndetse n'imitaka ya gisirimu yo mu busitani kuri pisine n'ahandi. Ayo matenta ashaje kandi aba bahanga barayakiza ubwo busembwa maze asubirana ubushyashya. Kigali Tent Take ni ku Kimisagara hafi ya Kiliziya Saint Pierre. Mwanahamagara cyangwa mukandika ubutumwa kuri 0788914308. Kigali Tent Take. Waba ugira ubwoba n'impungenge zo kubura urwibutso rw'umubyeyi, umwana, inshuti n'abandi wakundaga bitabye Imana? Millennium Memories yakuzaniye website ubikaho urwibutso rw'abawe, ukabasha gusangiza abantu ibihe byiza byaranze ubuzima bwabo, ndetse buri wese akaba yabasha gushyigikira umuryango mu buryo bw'amafaranga aho yaba ari hose ku isi. Ikindi kandi uhabwa QR code ushyira ku gituro ku buryo uhaciye wese abasha guskaninga akareba ibigwi by'uharuhukiye. Ikindi kandi Millennium Memories itegura gahunda zose z'ikiriyo, uwahuye n'ibyago akabasha guherekeza uwe nta mpungenge. Si ibyo gusa, kuko Millennium Memories bakorera amafoto, video na live streaming by'ubukwe, inama n'ibindi birori byose by'umwihariko. Dukorera Kimisagara hafi ya Nyabugogo ku muhanda ujya kuri Beso de Jeune. Millennium Memories, everlasting memories. Ese waba ufite hoteli cyangwa apartment ukeneye isuku yizewe ku mashuka n'imyenda byawe? Fast Track Laundry iguha serivisi yihariye, yizewe kandi yihuta. Iyo duhaye imyenda yawe ubu duhaye inshingano yo kuyigarura nk'ikiva mu ruganda, kuko dukorana ubuhanga ndetse na serivisi dutanga ziba zihuse kandi mu buryo bunogeye buri wese. Muri rusange turashimira serivisi nziza z'agahebuzo zihuta cyane za Fast Track Laundry. Barihuta bakora akazi kabo neza, amaproduit meza cyane adahindura imyenda. Akarusho kandi nuko tuza gutwara imyenda iwawe tukayikugarurira ku gihe. Dukorera Kimironko kwa Rwahama. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri izo nimero mureba ku ma ekran yanyu. Fast Track Laundry, serivisi yihuse, isuku idasanzwe. Dukomeje n'andi makuru twateguye ko tuyakomereze mu ntara y'Iburengerazuba, aho polisi y'u Rwanda kuri ubu yasabye abaturage baturiye imipaka kwirinda ubucuruzi bwa magendu kuko bashyira mu kaga bakanahombya igihugu. Ibi bibaye nyuma yaho habo mu karere ka Rubavu barwanyije abapolisi bari mu bikorwa byo kurwanya ubucuruzi butemewe. Abo baturage biganjemo abacuruza imyenda ya caguwa bayikuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakayinyuza mu nzira zitemewe bayinjiza mu Rwanda. Mu rukera rwo kuri wa gatanu nibwo ishami rya polisi rishinzwe kurwanya ubucuruzi bwambukiranya imipaka butemewe ryari mu bugenzuzi mu kagari ka Byahi mu murenge wa Rubavu, aho ryafashe bimwe mu bicuruzwa bya magendu gusa abaturage bararirwanya. Abo bapolisi bafashe bimwe mu bicuruzwa abaturage bari binjiye mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko bo bahitamo guteza akavuyo bagamije kwanga ko polisi ifata magendu batera amabuye, abandi basunika imodoka ya polisi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Rutikanga Boniface we yatangaje ko amabaro 20 y'imyenda ya caguwa y'amagenda ariyo yafatiwe muri icyo gikorwa cya polisi, gusa ko abaturage barwanyije abashinzwe umutekano. Abaturage bagerageje kurwanya abapolisi batera amabuye bangiza imodoka ya polisi, barayisunika imodoka iragenda ihagarara ahantu gusa ntawe yakomerekeje. Polisi yahise irasa mu kirere
kugira ngo itatanye abo baturage nyuma 9 batabwa muri yombi kubera gutera ku kavuyo. ACP Rutikanga yakanguriye abaturage kugendera kuri ubucuruzi bw'amagendo uko bashyira mu bibazo. Ati turakangurira abaturage gukora ubucuruzi bwemewe butabashyira mu kaga cyangwa bukabangamira n'ubukungu bw'igihugu. Amakuru twateguye katiyokomeze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango aho hari abaturage bari gusaba guhabwa ubutabera nyuma yahabisha umuntu wabo batari gukurikiranwa. Mahoro Samson arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye. Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinazi. Kwa gatatu w'iki cyumweru muri uyu murenge humvikanye urupfu rw'umuturage witwa Nshutiragoma Vedaste. Ngo uyu mugabo ngahagana saa 5 n'igice za ninjoro ngo yirukankanywe na bamwe mu bagabo bari basanzwe batundana umucanga maze ngo bagenda bamutera amabuye. Uyu mugabo ngaza mu rugo yirukanka ahunga, nibwo ngo yatabaje umugore ko yamukingurira kugira ngo abagizi banabi batamwica. Nyuma yabo gato ngo yaje kwirukankana none arabahunga, ariko ngo baramwirukankana baramufata kugeza ubwo ngo bamukubise ibiti mu mutwe. Uyu mugabo ngahita apfa. Abo muri uyu muryango ntibaramenya ngo icyo nyakwigendera yazize cyatumye bamwica urw'agashinyaguro kandi ngo nta kibazo bazi yabafitanye na bamwe mu baturage. Yaratubabaje, ni inkuru yabaye mu ijoro ry'ejo bundi hari saa 5 n'igice ubwo twagiye kumva numva umuturanyi wacu dore ntuye hano imbere yabo, kumva umuturanyi wacu wo hepfo gatoya avugije induru ngo yumvishije abantu biruka mu kanya gatoya mu gihe yabyuka ngo ajye kureba ibyo bintu byirukanka, agiye kumva yumva imihini iravuga irakubitagura, agiye kumva yumva abantu baravuze ngo twigendere turagakoze. Yahise avuga ati abo bantu bishe umuntu. Ambuka numva induru ziragomeje ziravuga, ndasohoka ndaza ngezeyo nsanga nyakwigendera Nshutiragoma yapfuye. Yewe rero uyu mukwe wanjye wari warashatse umukobwa wanjye Nshutiragoma, sinamwita umukwe wanjye, yandutiye imfura mubona byaje. Niyo twaganiraga numvaga rwose yagiraga ikiganiro kandi akansaba inama, nkumva ndanezerewe kandi akazikurikiza nyuma akambwira ko yazikoze. Ariko nkimara kumva saa 6 z'ijoro bambwira ngo baramwishe, amaraso yanjye yarahagaze mu mubiri, sinongeye kuzana ibitotsi kundi, sinongeye gusinzira, sinongeye kujya ku buriri ngo ndyame. Mu masaha mu gitondo inzego z'umutekano ngo zaje gushakisha abakoze amahano barafatwa batabwa muri yombi, ariko bo muri uyu muryango ngo barasaba ko bahabwa ubutabera, abakoze ibi bakazabihanirwa n'amategeko. Aba baturage batuye muri uyu murenge wa Kinazi baravuga ko ngo muri iyi minsi bafite ubwoba cyane bitewe n'impfu za hato na hato zikunze kuhumvikana, kuko ngo nta cyumweru cyari gishize muri aka gace yica undi muturage. Nakabije rero bitewe n'agahinda, ikintu gisaba ubutabera nuko abantu baduhemukiye umwana bakamwicara urupfu rw'akabozo, natwe mugomba kudufasha urupfu bamwishe nabo. Yewe isomo natanga nkurikije leta y'ubumwe twabanye nayo, amahano yabaye mbese barayabonye ubwo babutera abantu, ariko baragoroye babasha kugorora abantu, kuko umuntu wagiye kugororwa agaruka yarahindutse. N'abo bantu rero bakwiye kugenda bakagororwa, bose bakagororwa bakumva ko umuntu bakamuha agaciro akigishwa, kuko ubundi umuntu ashobora no guhinduka akaba inyamaswa. Nuri kuri kose ndakubwiza ukuri kuri ya mwana nta nabi yagiraga, nta mbwa y'u Rwanda yashimikira. Bamukubise ibiti iyo twarabihasanze babimurambitse iruhande, abategetsi babitwaye. Njyewe muri leta njyewe ubwanjye ntekereza nkabivuga nkabana bivuga, navuga ngo umuntu wakoze ibi ngibi bamuhaye urusasa akava. Kurikirana rwose n'ingenga cyaha ibyo bakoze, batwiciye umwana bamwishe nk'abice 94, bamwishe nabi wakabyara. Ibintu biteye n'agahinda ahubwo si no gukabya gusa, hari igihe tureba n'abaturage tuhatuye dufite ubushobozi bwo kugera aho twimukira twakimuka, twebwe twarahahamutse mu by'ukuri, dukeneye inzego zatuba hafi abagizi ba nabi. Dore nk'uko wenda abangaba bo banagaragaye cyangwa se banabonetse bakabahana by'intangarugero, ku buryo n'abandi babiboneraho isomo. Ibintu byo kugenda bakabikara muri gereza imyaka 5 imyaka 10 ejo tukumva baje,
ibyo ngibyo nibyo bibatera hari akamenyero ko kuguma guhohotera abantu. Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinazi Gasasira Regis ubwo twamuhamagaraga ku murongo wa telefone nigeza twitaba. Mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Kwigendera yitabye Imana asize abana babiri b'abakobwa bakiri bato. Abakekwaho kwica nyakwigendera batawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Kuri ubu bafungiye kuri sitasiyo ya Kinazi. Nyakwigendera Imana imutuza heza mu ijuru. Iyi ni BTN TV. Ngendi Mahoro Samsoni. Aha ndi mu karere ka Ruhango, ndi mu murenge wa Kinazi, ndi mu ntara y'Amajyepfo. Ni byinshi biduha ibyishimo mu buzima, ariko nta kiruta umunezero wo kubona abuzukuru ukazabaraga ubuzima bwiza n'amagara mazima, kandi by'umwihariko ukabatuza guhitamo neza. Rwanda Farm irabashimira imyaka 40 tumaze tubaryamisha kuri matara z'umwimerere kandi ziramba. Mwarakoze kurambana natwe. Rwanda Farm, le paradis du matelas. Rwanda Farm, matela nyarwanda. Urugo niho rutangirira, aho urukundo rutera imbere kandi buri gice kivuga inkuru. Hamwe na S isukura ibintu byinshi, shimishwa n'impumuro nziza ya Pin yuzuye urugo rwawe imbaraga. Isuku rya window ya S hamwe n'impumuro nziza ya lavender ikangura watsinze muri wowe. Lisansi yawe kugira ngo ugere ku bintu byose, impumuro ituje ya S disinfectant hamwe na apple fragrance igumya kwibanda kuguha icyizere cyo guhangana n'ibihe bikomeye by'ubuzima. Impumuro nziza ya citrus isukura umusarani. S itera umunezero mu gihe utegura gufata iby'umunsi, kandi impumuro nziza y'inyanja nshya iratinda nko guhoberwa na mama bikaguha akanyamuneza ku munsi wose. Hamwe na S uri intambwe imwe yegereye Essing ubuzima kuri buri buso. S impumuro y'urugo n'imbaraga z'isuku. Ibicuruzwa bya S biraboneka muri supermarket zose ziyoboye mu gihugu. Kuva ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubuholandi, ubu sosiyete nyarwanda Superfresh n'abashoramari b'Abaholandi batuzaniye mu Rwanda inkoko nziza cyane z'amagi zigusiga inoti mu gihe gito cyane, nawe ukaba ubarirwa mu baherwe. Ni inkoko ziza ari imishwi y'umunsi umwe kandi zifite inkingo zose z'ibanze, ibi biziha ubudahangarwa buzirinda ku kigero cyo ku rwego rwo hejuru. Nawe kora komande vuba tukugezeho izi nkoko zawe zigusiga ifaranga. Superfresh wadusanga Nyabugogo aho dukorera, cyangwa ukaduhamagara kuri telefone ziri kuri ekara yawe. Aho twita mu rugo niho tuba, kandi niho tumara igihe kinini cyacu. Urugo rusa neza urubwirwa n'ibikoresho birimo. Uvuza ibikoresho byiza byo mu nzu abavuzi byakozwe na Sam Furniture. Wishakira handi muri Sam Furniture tugukorera intebe nziza zo muri salo mu bwoko na design zose, intebe nziza zo kuri bariko, dukora ibitanda by'ubwoko bwose, tubafitiye kandi garde-robe nziza cyane. Sam Furniture nitwe twakubakira igikoni kigezweho, tugufite TV stand z'ubwoko bwose, tubafitiye na matera za Dodoma. Ibijyana na furniture byose byahariwe Sam Furniture. Nukangwe n'igiciro kuko ntibihenze, ikirenze ibyo aho uri hose turagutwaza. Ni free delivery. Uradusanga aho dukorera i Kigali ni Gikondo kuri Mereze ya 2. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri nimero ubona kuri ekra yawe. Waba warigeze ukenera serivisi runaka ukayoberwaho wahera uyishakira? Igisubizo kiri mu biganza byawe. topinfo.rw urubuga ruhuza abikorera batanga serivisi mu butabera, ikoranabuhanga, ubuzima, ubwikorezi bw'abantu n'ibintu n'ibindi byinshi nkenerwa n'abagenerwabikorwa babo mu buryo bwihuse, bworoshye kandi bunoze. Namwe banyamwuga mu nzego zitandukanye mugane topinfo.rw tuborohereze kugeza serivisi mutanga ku bakiriya banyu mu buryo bwihuse. Mwaduhamagara kuri 0785 025 495 cyangwa kuri 6020. Amakuru twateguye katukomereze mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, aho umugore yishe umugabo we arangije nawe yishyira mu kagozi ariyahura. Ibindi kuri iyi nkuru reka tubaze mugenzi wacu Gaston Irembere. Mpamagarira umusaza wanjye bamuteraguye ibyuma umudamu we, ubwo nza ndi kwirukanka nsanga rimwe iki cyumba abantu batinye kujyamo, ndaza ndavuga nti mufungure ndebe umusaza wanjye hari igihe yaba ari mu mwuka.
noneho ubwo urugi yari yamwishe amaze kumwica afungira inyuma afata n'intebe akururimo indani basunika urugi yari yamufungiranye urugi biba ngombwa ko turwica ngewe maze kurwica ninjiramo musangamo yamuteraguye ibyuma nsanga yapfuye mpita njya mu kindi cyumba nsanga umudamu wari we muramukazi wanjye nawe ari mu mugozi yimanitse yamaze kumwica ahita ajya kwiyahura. Iyi nkuru ku buryo burambuye muraza kuyikurikira mu makuru yacu ya saa 3 z'umugoroba ntimuze gucikwa. Munyemera amakuru twateguriye tuyakomereze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru aho mu murenge wa Kibeho umugabo w'imyaka 55 y'amavuko yatawe muri yombi akekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 10. Ibi byabaye kwa 12 Mata 2025 bibera mu mudugudu wa Munege mu kagari ka Mpanda murenge wa Kibeho mu karere ka Nyaruguru. Ukekwa yabanje kwihisha ubutabera aza gufatwa mu gicuku agana saa 5 z'ijoro mu gace iki cyaha cyabereye. Abatuye muri kariya gace bavuze kuri ya mugabo asanzwe agenda kwa nyirakuru w'uyu mwana akaba yaraje asanga umwana iwabo akamushuka amubwanga ajye gutashya inkwi mu ishyamba. Icyo gihe ngo umwana yagiye uriya mugabo aramukurikira ahita yongera kumushuka mujyana mu bihuru ibyaje gutuma musambanya. Abaturage bakomeza bavuga ko nyina w'uyu mwana ari guhita hafi y'ahaberaga ayo mahano yumvise umwana arira uwo mugabo amubonye ariruka maze umwana avuga uko byamugendekeye ko yari ari gusambanywa. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Dr Murwanashyaka Emmanuel yabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru kuri ukekwa yamaze gutabwa muri yombi kuri bakaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kibeho mu karere ka Nyaruguru ni mu gihe umwana we yahise ajyanwa kwa muganga. Ikaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Umugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo General Ruzani Mafwanya we yatangaje ko umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC washyizeho itsinda rishinzwe kwihutisha imyiteguro yo gutaha ingabo zawo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro n'umunyamakuru wa SABC News General Mafwanya yasobanuye ko iri tsinda ryashyiriweho mu nama yahuje abagaba bakuru b'ingabo za Afrika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi yabereye Dar es Salaam tariki ya 11 Mata umwaka wa 2025. Yagize ati ku wa gatanu habaye inama y'abagaba bakuru b'ingabo yabereye Dar es Salaam. Iyi nama yanzuye ko hajyaho itsinda tekinike ubu niryo rihugiye muri Tanzania rinoza uburyo izi ngabo zacu zataha. Uyu general yasobanuye ko atavuga igihe imyiteguro izarangira ariko ko iri tsinda rigomba kwihutisha imyiteguro kugira ngo abasirikare batahe vuba. Ati ntabwo nakubwira itariki izarangira ariko twavuze ko bagomba kubyihutisha kugira ngo abasirikare bacu bagaruke vuba bishoboka. Tariki ya 13 Werurwe nibwo abakuru b'ibihugu bya SADC bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa bw'uyu muryango mu burasirazuba bwa Kongo basaba ingabo za Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi ziburimo gutangira gutaha mu byiciro. Ibyumweru bibiri bishize SADC yagaragaje ko itegereje ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa kugira ngo zizakinyureho zitari ku mwuka mubi watutumbye hagati y'uyu muryango n'ihuriro AFC na M23 rikigenzura wabaye imbogamizi zikomeye. General Mafwanya yatangaje ko SADC na AFC na M23 byari byarumvikanye ko bizatunganya ikibuga cy'indege cya Goma mbere y'uko ingabo z'uyu muryango zitangira kugikoresha, ariko ngo byagaragaye ko bitashoboka mu gihe leta ya Kongo itagize uruhare muri ayo masezerano. Naho Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Ubushinwa buri gufasha Uburusiya bukabuha intwaro izindi bukazikorera ku butaka bw'icyo gihugu. Zelensky yabivuze kuri uyu wa kane w'iki cyumweru ko inzego z'ubutasi za Ukraine zifite ayo makuru ati twiteguye kubivugaho mu buryo burambuye, ati ndetse yiteguye gushyira hanze inyandiko zigaragaza iby'iyo mikoranire. Yakomeje agira ati twakiriye amakuru y'uko Ubushinwa buri guha intwaro Uburusiya, tuzi kandi ko abayobozi b'Ubushinwa bari mu biganiro byo gukorera intwaro ku butaka bw'Uburusiya, ati tubona imikoranire y'ibihugu byombi muri iyo ngeri kandi tugomba kwemera kiri kuba. Kuva Zelensky yavuga aya magambo kuri ubu ntacyo Ubushinwa buratangaza, gusa hashize igihe bwamagana imvugo z'uko bufasha Uburusiya mu ntambara ibuhanganishije
n'iki gihugu cya Ukraine. Borozi b'amatungo magufi Superfresh yabazaniye ibiryo by'amatungo bikorwa na rwa ruganda kimenya bose rwo ku mugabane w'Uburayi Intraco Feeds. Kuri iyi nshuro aborozi b'ingurube nimwe mwashyizwe igorora kuko Superfresh yabazaniye ikirungo gishya uvanga n'ibiryo by'ingurube zikagira intungamubiri zuzuye zigakura neza bikanongera ubwiza n'ireme by'inyama zazo. Niba uri umworozi w'ingurube guhera uyu munsi mu biryo ingurube zawe ntihakaburemo Intraco Feeds kuko ubu irakugeraho mu gihugu hose mu dufuka tw'ibiro 10, ibiro 20 n'ibiro 50. Gukoresha Intraco Feeds ni ugusezera ubukene kuko ingurube yagaburiwe ibiryo birimo Intraco Feeds iba yujuje ibisabwa n'abaguzi ku isoko. Hamagara izi nimero ureba kuri televiziyo yawe tubikugezeho byihuse nawe ujye mu mubare w'abandi borozi b'ingurube bamaze kumenya ibyiza bya Intraco Feeds. Ushobora no kurangura ibiryo bya Intraco Feeds i Nyabugogo hafi y'ahitwa Kundagara. Dutangira ngaho umukate arimo gupiga arimo arapiga ibiteko birasimbuka dore ngo ifi irasimbukira mu mesa iramusuzugura ifi iramwangira ifi iramucitse yarayitetse kumva ahangaha hari indi ntiti yabonye ko byamucanze inyabya hakurya dore ngahangaha intiti iramuyibangarizwa n'abake imuha sosi tomate ya Chico asukanga mu musosi wose urafata sasa ukunanga isosi isa neza ifashe inahumura itukura dore ngo ifi irigarura yabonye birenze nayo irigarura maze ifi iridumbaguza mu isosi yemera gutekwa bayirya iryoye. Hehe no guhendwa n'ibirungo igurire sosi tomate ya Chico ikozwe mu nyanya z'umwimerere igura amafaranga 50 gusa urayisanga amaduka yose akwegereye mu gihugu. Sosi tomate ya Chico yoherwa n'ifunguro ryawe. Umubare wacu ni 9 igisobanuro cy'umwataka ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe yaba ubukwe anniversaire bridal shower inama n'ibindi nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose ibikombe amakaramu gukora ibitabo kwandika ku ngofero umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming photography gutunganya filime ndetse na social media management. Wadusanga muri centre y'Abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891. 9 Image Studios, your image will stamp your heart. Muri iki kinyejana turasabwa gukoresha imbaraga nyinshi amasaha 24 iminsi 7 kuri 7. Ese uri umusportifu, uri umumotari, ukora muri ofisi, uri umunyonzi ndetse n'akandi kazi kose ukora kirazira gucika intege ku murimo kandi Greenwell Rwanda yamaze kutuzanira Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink. Ubu ku mafaranga 500 gusa wabona Sana Energy Drink cyangwa se Sana Ginger. Ibi si byo kunywa gusa ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima. Soma kuri Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu. Greenwell Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombo riguha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye aho igihembo nyamukuru ari moto. Wifuza kurangura Sana Energy Drink ndetse na Sana Ginger hamagara nimero ubona kuri ekara yawe. Ikaze makuru avugwa mu mikino na makuru twakiriye muri studio za BTN TV Antonio kugira ngo abashe kutubwira mu ncamake ibiri kuvugwa mu isi ya sport. Antonio wiriwe neza uraho? Uraho neza Fabien. Amakuru. Amahoro na amahoro. Meze neza? Meze bo. Wa gatanu mwiza. Wa gatanu mutagatifu. Mwiza cyane. Padiri mukanya mbwiye ko ngaba mbere bamaze gutumira abantu kuri Pasika. We bimeze bite kutarantumira? Bose ni karibu kuri Pasika uzaze ni intama ya Pasika. Ese ni intama. Utarya intama rero ngo nutinda kandi urabizi isosi y'intama. Iwihoze.
ntiwaba ukinyweye mutagiye gushaka impamvu ituma ngo oya muzaze rwose ni karibu rwose Kristo Gatolika ntabwo tujya twanga abantu baza kutusura ku minsi mikuru. Aha, muri siporo rero mufite amakuru menshi pe. Harimo amakuru menshi ari kugenda avugwa muri aya masaha. Reka duhere muri basketball. Muri basketball shampiyona y'icyiciro cya mbere iraza kuba ikomeza kuri uyu wa gatanu. Imikino iza kubera muri Petit Stade mu gihe ubwo ikipe ya Leg iraza gukina na Azomco mu ku isaha 12, noneho ikipe ya Patriot ize gukina na Kepler. Ni umukino wavuga ukomeye muri iyi ngiyi, Patriot na Kepler, ariko Patriot ni ikipe ubona urwego rwayo rwasubiye hasi bitandukanye na andi ma equipe cyangwa se na Patriot twari dusanzwe tuzi mu myaka yatambutse. Ubwo mu gihe ikipe ya Patriot kandi kwitegura ku cyumweru izaba yesurana n'ikipe ya APR. Mbere yabaga ari derby yahagurutsaga abantu bazaba bari gukina muri BK Arena ku cyumweru, ariko biragoye ko Patriot nta mugongo igifite rwose, ubona ko igenda iwaya. Reka tuve muri basketball noneho ahubwo twinjire muri APR Football Club. APR Football Club uyu nguyu ni Afande Deo Rusanganwa, ni chairman w'ikipe ya APR Football Club, ni Brigadier General Deo Rusanganwa. Rero APR yashyizeho akanyenyeri kayo cyangwa se uburyo bw'imyishyurize kuri stade. Yavuze ko impamvu bashyizeho ubu buryo bushya bw'imyinjirize kuri stade ngo nuko bashaka ko igenamigambi riba risobanutse cyangwa se rigororotse ku buryo bagirirwa icyizere, ngo nta cyizere bari bakibona muri ya company ya Palm Cash bakoranaga yari isanzwe icuruza amatike cyangwa se uburyo ikoresha uburyo bw'imyinjirize ku kibuga. Ubwo rero APR avuga ngo kugira ngo abafatanyabikorwa bayo babashe kubona ibyo ikipe ya APR Football Club yinjiza ku mastade, ngo niyo mpamvu bahisemo gukoresha ubu buryo. Ngira ngo ku buhanga bw'ibyuma bitwereka uburyo APR igiye kuba ikoresha bw'akanyenyeri. Kuraho Lowathad gatoya kugira ngo abantu bose babibone pasi, akanyenyeri 666 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego, ubundi ukaba wagura tike yawe. Ibyo rero biraza kuba bitangira gukoreshwa kuri iki cyumweru ubwo APR ifite umukino izakinamo na Etincelle. Rero aka kanyenyeri karasimbura kamwe ka 939 abantu bari bamaze kumenyera. Nagiye numva amakipe menshi avuga ko harimo ibibazo. Yavugaga ko harimo ibibazo bijyanye cyane no kwibwa cyangwa se kudahabwa ibijyanye n'ubwitabire bwari buri muri stade. Etincelle niyo iheruka kwandika yikoma iyi Palm Cash yandikira ubunyamabanga bwa Ferwafa, ariko ubunyamabanga bwa Ferwafa bwatereye hagati muri ryinyo ntacyo bwigeze burenza. APR rero nayo yavuze ko itari kizera ubunyamwuga cyangwa se n'ubunyangamugayo iyi Palm Cash niyo yahise ifata ya mbere gukoresha aka kanyenyeri. Kandi barabyemerewe kuko amasezerano Palm Cash yari ifitanye na Ferwafa yaje kuba arangira hashize amezi 3 yaranarangiye, ariko amakipe amwe namwe aracyari mu gicuku ntiyigeze abimenya. So urumva ko Palm Cash nayo kuko ibizi ko amasezerano yarangiye ubu ngubu iri kurya iri gukora nkikize kwa kundi voka ziba zahiriye rimwe mu rugo. Buri urabizi umuntu apasura hagapande akajugunya aho ngaho mu kanya akajya gufata indi yose akongera gutyo ugasanga avoka zishize vuba na bwangu kubera ko zahiriye rimwe nyine mu rugo hose huzuye avoka. So rero Palm Cash nayo amakipe nka bamwe mu bayobozi nka batatu ngerageje kuvugana n'amakipe nabo mu kanya gato barambwiye ngo barabizi ko amasezerano yarangiye ariko ikirimo ari ugutegereza umwanzuro wa Ferwafa. Nkabwira ntese ko APR ibaye ya mbere mwebwe ntacyo muza gukora ku mikino ya shampiyona isigaye. Tugiye kubitekerezaho natwe turebe icyakorwa, ariko umwanzuro ntago turawufata. Ubwo rero nandi makipe dushobora kuza kubona afashe umwanzuro nk'uyu wa APR Football Club. Reka tuve kuri APR Football Club ahubwo tujye kuri Rayon Sport na Ferwafa. Rayon Sport na Ferwafa bakomeje guterana amagambo mabaruha. Rayon Sport yajuriye, ariko mbere yo kujurira hari umwanzuro wari warayifashwe wa Ferwafa. Pasi niwo waduha wa Ferwafa kugira ngo tuze ku bujurire bwa Rayon Sport nyuma. Umwanzuro wa Ferwafa wo wagiraga uti tidushingiye ku makosa yagiye aba itangazo ryo rimenyesha umwanzuro wa komisiyo y'amarushanwa. Ahangaha Ferwafa ikintu cya mbere nuko iyi komisiyo y'amarushanwa ku munsi w'ejo ntabwo yigeze iterana kuko bamwe mu bayigize barabuze, ariko ubwo bakoreye iyakure cyangwa se bakoresheje iyakure bariho bafatira imyanzuro noneho ngo bayishyikiriza federasiyo. Rero igendeye kuri raporo za EUCL cyangwa se ikigo gishinzwe iby'amashanyarazi, ikagendera kandi kuri raporo ya Minisiteri ya Siporo, yafashe umwanzuro w'uko umukino ugomba kuba usubirwamo
ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane, ubwo ni ku munsi wo kwa kabiri w'icyumweru gitaha mu karere ka Huye, bagatangira ku munota wari ugezweho 28. Ibitego byari bikiri ubusa ku busa, amakarita yari yamaze kuboneka yose azaherwaho, ibyo byose biherweho. Noneho umukino wo kwishyura ukazaba ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane, tuzaba turi no kugusoza mu gihe ubwo umukino uzaba ku isaha 9 aho kuba ku isaha 11 nk'uko byari bimeze i Huye, kubera ikibazo cyatewe n'insinga ku rusirikwi ngo niyo yabaye, niyo Ferwafa yagaragaje. So uyu mwanzuro rero ukimara gufatwa, Ferwafa isinamenyesha kandi amakipe nka APR na Polisi nazo zifitanye umukino wo kwishyura wa kimwe cya kabiri kirangiza, ko zizawukinira nabo rimwe ku itariki ya 30 hagati ya Mukura ndetse na Rayon Sport nabwo zaba zikina. Rayon Sport saa 9 ari izabanza kwakira Mukura, mu gihe saa 12 n'igice ikipe ya Polisi ya APR ari izakira ikipe ya Polisi FC ku itariki 30 kuri Kigali Pele Stadium. Rero ihitita ijuriro. Ndajuriye ati nge atari mpaga. Tigewe niba atari mpaga ntago nshobora kongera gusubira i Huye, ahubwo ndahita manuka, ndahita nikura mu gikombe cy'amahoro mve muri ayo marushanwa. Byarabaye umwaka ushize. Aho bakina n'Intare. Kuri saga y'Intare urabyibuka byarabaye. Rayon Sport birangira koko iteye mpaga Intare ziviramo, ariko ahangaha Mukura yo irakubwire ngo n'abantu bakoresheje inyurabwenge zabo birumvikana. Mukura stade ntabwo ari iyayo, ni iya Ministeri ya Sport, si ni y'akarere ka Huye ngo byibuze uvuge ngo akarere ka Huye n'umufatanya ko rwa Mukura ngo babigendaniremo bose, ni ya Ministeri ya Sport na Rwanda Housing Authority, nizo nzego ziri kurebwa na stade ko ntiranarangira. Mubona buri gihe imikino isubikwa amazi, ikibuga cyuzuyemo amazi. Ubwo rero insinga zarahiye, ntawe uzi ngo zahiye ryari, icyo ntawe ushinzwe kukimenya. Ko Mukura ikisabwa isaba stade, Ministeri ya Sport ikayitiza, ikagenda igakina umukino ubundi ikitaye. N'amavuta yo muri generator, n'amavuta yo muri generator yari yaguzwa yo ngayo, aho ntaho byari bihuriye. So rero Mukura yo nta hantu na hamwe igomba kurenganywa cyangwa se kuzira ibibazo bya stade biri tekinike. So ubwo rero naho ngaho ikipe ya Sport ivuga ngo niba tayitera mpaga twebwe turikura mu irushanwa, ngo kuko ngo nizo raporo zatanzwe ngo nta ruhare twazigizemo. Ukibaza Rayon Sport iragira uruhare muri raporo zakorewe i Huye ziri tekinike? Rayon Sport ikora muri leg gute? Abantu bashyiremo n'ubwenge, ntibatwarwa n'amarangamutima gusa, ariko banashyiremo ubwenge. Rayon Sport irandika ikavuga ngo nta ruhare ruziguye ngo bigeze bagira muri raporo zatanzwe. So ubwo rero ni ugutegereza tukareba ikiza kuba akiba. Bajuriye rero muri federasiyo ingingo nyinshi cyane z'amategeko, bashimiye amabaruwa arenga 5 arimo amategeko agiye atandukanye. Maître Zitoni umwe mu banyamategeko ba Rayon Sport n'umwe mu bagabo bashimuye rero ayo mategeko, bajora amategeko ya Ferwafa kuko ari ayikayike n'amategeko yo muri za 80 za 70 na kangahe gutyo. So n'amategeko atakijyanye n'igihe cyo umupira wacu ugeze, cyangwa se kwisi umupira aho ugeze. Ibi rero bikaza ukibaza ngo ese Ferwafa ntago igireba ko FIFA buri myaka 2 ikusohora amakode y'amategeko agenga umupira buri myaka 2, kuko irabizi ko itushije gatoya amakipe ndetse n'abayobozi b'amafederasiyo n'amakonfederasiyo bayibyukana bakayibwira ngo iri tegeko ntabwo rikijyanye n'igihe cyangwa se rirakugonga. So Ferwafa nayo yakagombye kugereba buryo igendera ku mategeko yayo cyangwa se ikayavugurura, ikareba ingingo zigiye zirimo zitandukanye. No kuvuga ngo dutegereze Ferwafa nanone ikiza kuvuga nta kindi ntagire bwivuguruze pe. Ku makuru ahari ava indani barakubwira ko batari bwivuguruze, kuko iki kibazo kirimo inzego nyinshi zikomeye kandi za leta. Niba ari Ministeri ya Sport, ubwo hari abantu nabo muri Ministeri ya Sport bari kubibazwa, bari kubazwa kuki mudakurikirana maintenance ya stade, igikorwa remezo niba cyarubatswe na 16 mukaba mutabasha gukurikirana umunsi ku wundi ngo mukore ese murebe. Ibyo byose ni bibazo. Urabyibuka ko na South Africa yatanze kirego muri CAF ivuga ko ngo yakiniye mu gishanga. Ibyo byose nibyo Ferwafa yakagombye kuba gukanaliza amazi, ni ibintu bitatwara n'umunsi. Kuzana abatekinisiye bagakanaliza amazi uburyo azajya ava muri tapi ahita ameneka agenda akomeza mu miyoboro yayo. Ibyo ngibyo byarabananiye. So n'ibindi bitandukanye birimo nko kuba abicaye muri VVIP bashobora kunyagirwa mu gihe imvura iguye, n'ibintu byinshi, no kongera imyanya ko bagomba ira stade igomba kugira imyanya 10,000. Ubu ngubu ifite imyanya 8,000 bicaye neza. So ubwo rero ikiriho nuko bagomba kuba bongera iyi imyanya ya stade, noneho bakazabona kuyikura mu maboko ya Ministeri ya Sport bakayimurikira akarere ka Huye
kakayigenga nk'uko utundi turere twa Bugesera, Ngoma ndetse na Nyagatare bagiye bahabwa izo stade n'umukuru w'igihugu, bakaba ari bo ngo bazi kuzikurikirana. Ibi bivuze ko Rayon Sport niyanga kujya kuri match kandi Ferwafa nta kindi yavuze ari iri buterwe mpaga ahubwo kuko Ferwafa yo ntiri bwivuguruze pe uko biri kose ntiri bwivuguruze. Ubwo igisigaye no kumenya ngo Rayon Sport uramanuka ihuye ujye gukina kwa gatanu kwa kabiri cyangwa ntabwo uri bugeyo, nitajyayo ubwo iraterwa mpaga, ubwo Mukura nayo kuri 30 izaze ikine match retour, niyibura stili n'impaga mukurigera ku mukino wa nyuma. Iriya nzira ijya mu majyepfo ngo Rayon Sport yahakanye kutongera kwambuka Nyabarongo ngo pas de retour pas de pardon rwose. Abareyo rero ubwo ngubwo nuko nguko ni ibibazo byinshi, ariko abareyo mugerageze mwubahe iki gikombe cy'amahoro. Icyo kivuze gifite agaciro gakomeye, gifite icyo gisobanuye mu mateka yacu nk'abanyarwanda. Ubwo rero mugerageze mushyiremo flexibility. Nibyo ngibyo. Ubwo rero shampiyona y'u Rwanda iraza kubikomeza mu kanya gatoya ku isaha saa 9 tugiye kujya kuri Kigali Pele Stadium. Ikipe ya Gasogi United igiye kuba yakira ikipe ya Police FC. Aha ngaha ni match izaba ku munsi w'ejo, ariko reka ikipe ya Rayon Sport iramanuka Ingoma mu karere ka Ngoma igiye gusura ikipe ya Muhazi United. Muhazi United yahembye finally, yahembwe ukwezi kumwe, ukundi ngo murane babahaye ukwezi kumwe, ngo andi abiri bazayabaha ngo ejo bundi nyuma yo gukina na Rayon Sport. Barabizi ko Rayon Sport ari kimaranzara. Regira ni 2,000 uguze uyu munsi, ariko kugeza saa 6 z'ijoro. General ni 5,000, VIP ni 10,000, VVIP ni inoti ya 20,20. Mu gihe ku munsi w'ejo nyuma y'amasaha 28 Regira bizaba ari 3,000. Ahandi naho byagiye byikwa biba 7, ahandi biba 10, ahandi 15, ahandi 30. So ubwo rero ni match itagejwe ejo ku isaha saa 9 kuri stade y'akarere ka Ngoma. Ruremesha Emmanuel ahanganye na Rwaka Jean Claude. Reka tuvaho tujye kuri match zitaganyijwe muri Rwanda Premier League muri iyi weekend. Ni match zikomeye cyane. Gasogi United mukangiye kwakira Police FC kuri Kigali Pele Stadium. AS Kigali ku munsi w'ejo kuri Kigali Pele Stadium izakira Amagaju FC mu Bufundu. Tarizera nayo atahagaze neza cyane. Musanze FC ku bworoherane izakira Vision FC mu mukino ubanza yari yatsinze Musanze ibitego 3-0. Mukura Victory Sport mu karere ka Huye izaba yakira inshuti yayo magara babanye imyaka na yindi Kiyovu Sport. Aya manota azataha ku Mumena. Marine FC igomba kuba yakiriye, iri kugorwa n'ubuzima, igomba kuba yakira ikipe ya Gorilla FC idafite ikiharanira. Marine yakagombye kubona aya manota. Niko bimeze. Muhazi United izaba yakiriye Rayon Sport nko namaze kubikubwira. Muhazi nayo ntirizera kuguma mu cyiciro cya mbere, mu gihe Rayon Sport nayo iri gukubana na APR ku gikombe cya champion. Harimo difference y'inota rimwe. Ku cyumweru ikipe ya Rutsiro idafite icyo iri guharanira, ikipe yazamutse mu cyiciro cya mbere uyu mwaka izaba yakiriye Bugesera iri kurwana n'ubuzima. Gahigi Jean Claude perezida wa Bugesera arikomanga ku gatuza ngo agomba kureba uburyo yatwara aya manota ikipe ya Bugesera ntimanuke. Nkibaza abakinnyi ba Bugesera ku kigero cya 99.9% bose basoje amasezerano. N'umutoza hari ingingo asoje amasezerano. Mbese kuzaba ari ukubaka wundi we umwaka utahira mu titamanutse. APR Football Club ku isaha y'isa 9 atuvuye mu misa ya Pasika izaba yakiriye ikipe ya Edenzer. Edenzer murabyibuka ko umukino ubanza yakinnye na APR Football Club i Rubavu banganye ubusa ku busa. Edenzer imaze amezi 2 idahemba ariko ibasha guhagama APR. Ese kuri iki cyumweru APR irashyiramo ikinyuranyo ko izajya gukina izire zitazavuye Ingoma kwa mukeba wa Rayon Sport, ivuga ngo ngiye gushyira mane cyangwa ngiye gukomeza kuyisigarimo cyangwa nangira mfata bite nsubire ku mwanya wa kabiri. Ibyo byose rero nibyo bizakomeza shampiyona y'u Rwanda iyi weekend. Ni joro y'umunsi wa 24 wa shampiyona turi kugenda tugana ku musozo. Reka rero ubwo ikipe ya Gasogi na Polisi nazo zigiye gukina mu kanya. Abasifuzi bagiye kuba basifura iyi match yitwa Akingeneye Hisham, niwe musifuzi uza kuba ari mu kibuga hagati, mu gihe Mugabo Eric
aza kuba ari umusifuzi wa mbere w'igitambaro, uyu nguyu ni mpuzamahanga. Ntirenganya Eri araza kuba ari assistant wa kabiri w'igitambaro, niwe uza kuba amufasha. Muhayeyezu Roberto araza kuba ari umusifuzi wa kane, mu gihe Kamanzi Emery aza kuba ari match commissioner. So ubwo rero ndumva ari ibyo ngibyo twaba tuvuze mu makuru y'imikino agendaga avugwa agiye atandukanye. Ubwo ibindi no gutegereza mu kiganiro cy'ejo sport zone wa gatandatu dutangira ku isaha ya 3 kugeza ku isaha ya 5. Yego muzakomoza kuri byinshi, hari Europa League, hari Champions League, mana yanjye ko mufite amakuru menshi nakayabo. Yego abantu ntibazacikwe guhera ku isaha ya 3 kugeza ku isaha ya 5. Antonio reka ngushimire, wakoze cyane Fabiola. Ni naha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru, shimira Pastor uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka marakire komeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, ndabakunda.